iki kintu iyo nkivugaho nkiganira hirya hari ukuntu njya nkigereranya n'umugore. Yego. Hari ukuntu njya nkigereranya n'umugore. Umugore akaba ari iwabo kwa se na nyina agahozwa ku gitutu cyaho azajya. Yego. Bigaragara ko hari ahantu ise na nyina ategura uyu muntu azajya. Hazitwa iwe cyangwa se iwabo. Ahantu yanahagera nabwo hakaba hari undi muntu umutegeye ku ikosa nawe ngo amusubize iwabo. Yego. Rero natwe icyo kintu Imana yakidukuyeho ikoresheje abo yakoresheje abasore n'inkumi n'abayobozi bacu kugeza kuri Perezida wa Repubulika. Turi mu gihugu turitwa abanyagihugu, ntabwo tukitwa bararo cyangwa ibiraro. Ibyo rero twarabyishimiye. Wenda impinduka zabaye ku byo twategurwaga mu mutwe, ariko uyu munsi wa none nabyo nshobora gukosora. Nimba narabwirwaga ngo ni igihugu gitemba amata n'ubuki, nkaza nkabona amata kuyabona ni ukwiyuha kuya nk'uko nari i Bugande cyangwa wenda no kurushaho, kandi nari ngo nzajya ku giti nyavome cyangwa se umugezi w'amata nk'uko tuvoma amazi mvoma amata nywe. Ariko uyu munsi tuvugana nshobora kugaragaza ukuri ko igisobanuro cyo gutemba kw'amata ku gihugu cy'u Rwanda aho kigeze. Ubwo ndi mu bantu bamaze kuryoherwa n'igihugu, kubaho kw'igihugu urwego kiriho, ariko no ku gisobanuro cyo kukibamo kwanjye. Ni ibyo ngibyo nabasobanuye kuri ako kantu. Ati nibyo nabasobanuye kuri ako kantu. Mwagarutse cyangwa se mwavuye mu buhunzi mwo wageze mu gihugu ufite imyaka ingahe? Buriya sinajyaga mu myaka mu rugo rwenda na kabiri njya mu gisirikare ubwa mbere nkirukanwa kuko nayo ntarakwiza imyaka, nayo mfite imyaka 12. Burya wajya no mu gisirikare se? Buriya se hari utarakijyamo nawe wasanga warakigiye. Yes, reka mbasuzure mbaye kaze mbifurize amahoro y'Imana muri rero kwisi uri mu gitondo. Mbifurize igitondo kiza imbi nimugoroba mfise kugira umugoroba mwiza. Murabizi ngewe ndiwe nk'ibisanzwe. Uyu munsi ngarutse muri episode ya 2. Ati ibyo twahuriye nabyo mu buhunzi cyangwa se mu Bugande, ariko tukaza kugira igihe tukagaruka mu rugo iwacu. Pastor ndakwakiriye ndetse cyane cyane nkwakiye no muri episode yacu ya 2. Urakoze cyane. N'abadukurikiye turabashimira kuri episode ya 2 ngira ngo nari ya mbere. Yego. Navuze yuko icyo nishimiye cya mbere kugera mu gihugu cy'u Rwanda nk'uko wambajije, byari kuruhuka igitutu cy'Abagande cy'inyuro nk'Abanyarwanda. Yego. Ubwo rero urumva muri episode yindi dushobora gukomerezaho, dushobora kuvuga n'ibindi kuko iyi nkuru ni inkuru mpamo. Yego. Ntabwo ari inkuru nsoma mu bitabo cyangwa se nkura ku bantu runaka cyangwa ya makuru yo ku mihanda. Ni inkuru mpamo. Nshimira n'ubuyobozi bukuru bw'igihugu ko nabo ubwabo babonye ko ibi bintu atari ibyo kwihorera, bakaba barimo kwegeranya ayo mateka yose no kuyakoraho documentary no kuyakoramo ibitabo n'ubwanditsi n'iki. So rero iyi nkuru ndimo kuvuga ni inkuru mpamo y'urugendo rwanjye bwite kuko nta wundi navuzeho. Yego. Hanyuma ni gute mwakuye ku gitutu mwarangiza mukakivaho ko hari ahantu hageze numva hari amarangamutima atejemo? Mwakuye ku gitutu gute? Urumva hariya hakurya twari dufite amazina twahawe. Yego. Tuyahabwa n'abene igihugu babo. Hariho n'abantu baba batabizi. Yego. Nko muri ubwo bwoko nahoze nkoresha bwitwa Abagande, nibo baduhaye izina rishingiye ku byaturangaga, ku byo twakoraga. Yego. Hari icyo bita ngo abararo. Abararo. Mu Rugande bavuga abararo. Yego. Abararo urumva ko bijyana n'ikiraro. Urumva? Abajya bijyana n'ikiraro. Ikiraro igihongora inka ziba nyine. Urumva batwitiriraga yuko ni nkuko bakabaye batwita abanyenka cyangwa se abanyagikumba. Yego.
ku bandi bahungiye mu bindi bihugu hari ibyo bitaga ibikuyu, ibikumba se, twe rero batwitaga izina bararo. Noneho ikintu cyose kibi gikozwe, haba mu rutaramiro, haba mu kabari, haba ku ishuri, haba ku isoko, ijambo rya mbere ryazaga mu kanwa k'umugande yaravugaga ngo ubwo wasanga ari ba bararo. Iyo bavugaga bararo rero baga bazi ko bavuze abanyarwanda. Uwuzi ikigande wese yabaga azi ko bavuze abanyarwanda. Muri za nkore, kubera ko haturanye n'u Rwanda, hari imico dusangiye myinshi, batwitaga abanyarwanda tukabita abanyankore. Bo bari bazi definisiyo y'ubunyarwanda. Bariya rero bo bari barishakiye izina rivuga ngo ni abararo. Rero twabavuyeyo twitwaga bararo, n'abakiri uyu munsi baritwa bararo. Naho perezida w'Ubugande yagize uruhare mu kwemeza abanyarwanda ko ari ubwoko bugize igihugu cy'Ubugande, kubera ko hari abahungiyeyo birumvikana, ariko hari n'abakatiweho imipaka nk'uko biri Kongo n'ahandi. Ukurikiye amateka yose na Tanzania, burya hari igice cyagiye, ariko igice kizwi cyane ni iki cya Kongo n'icy'Ubugande, ko batwaye abanyarwanda benshi, bakatiyeho abanyarwanda. Urumva hari hatuwe nyine, hari abanyarwanda benshi rero bagiyeyo, ariko bakomeza kujya muri ya sura y'abahunze. Abahunze n'abakatiweho umupaka bose bakitwa bararo. Ariko perezida w'Ubugande ngira ngo yabigenzeho, arabikurikirana, asanga hari abakatiweho umupaka, babemera nk'abanyabugande ko ntacyo bahindura. Na bamwe bahungiye batashoboye kugaruka, nabo basa n'abagendeye muri iyo nzira, ariko ntibirakuraho ko bavuga ngo uriya ni umuraro. Rero igitutu twaruhutse, n'indirimbo baturirimbiraga dutahuka, hari abaje batashye igihugu cyaramaze kubohorwa, b'abaturage n'abandi. Hari abaje nk'abasirikare n'urubyiruko, inkumi n'urubyiruko baje kubohora igihugu. Hari uwaje ari umusirikare kuko yari asanzwe ari mu gisirikare cy'Ubugande, ariko hari n'abaje ari abasivili, ari abaturage baje kwiyunga kuri rya tsinda ry'igisirikare mu Rwanda. Abo bose baririmbirwa indirimbo ivuga ngo abararo baratashye, abararo nabyubashye, bavugaga ibiraro. Ibiraro nyirizina urumva baratuka umuntu, ariko bamaze kutugiza ibiraro by'inka. Urumva ni bya bizu, hari inzu yubakirwa inyana, hari urugo rw'inka, ariko twebwe nk'abazi ikiraro icyo gisobanuye, ikiraro ni inzu y'inyana ntoya, kuko inka ziba mu rugo ariko inyana zikaba mu kiraro. Rero ubwo baravuga ngo bya biraro biratashye, turuhutse abararo bagiye iwabo. Ab'abanyarwanda baza abanyarwanda, akavuga abanyarwanda bagiye iwabo. Hari umutima wanjye, hari ukuntu waruhutseho gato yo kumva yuko ngize iwacu, aho nitaga iwacu kasanga atariho, ahubwo nkaba noneho ngeze iwacu, aho batari bumbwire ngo uzava iwacu ryari. Aho numvishije umunezero mwinshi cyane, uko ntazongera kubwirwa ngo uzajya iwanyu ryari. Ukuri guhari, iki kintu iyo nkivugaho nkiganira hirya, hari ukuntu njya nkigereranya n'umugore. Hari ukuntu njya nkigereranya n'umugore. Umugore akaba ari iwabo kwa se na nyina, agahozwa ku gitutu cy'aho azajya. Bigaragara ko hari ahantu ise na nyina ategura uyu muntu azajya, hazitwa iwe cyangwa se iwabo. Ahantu yanahagera nabwo hakaba hari undi muntu umutegeye ku ikosa nawe ngo amusubize iwabo. Rero natwe icyo kintu Imana yakidukuyeho, ikoresheje abo yakoresheje, abasore n'inkumi n'abayobozi bacu, kugeza kuri perezida wa Repubulika. Turi mu gihugu turitwa abanyagihugu, ntabwo tukitwa bararo cyangwa ibiraro. Ibyo rero twarabyishimiye. Wenda impinduka zabaye ku byo twategurwaga mu mutwe, ariko uyu munsi wa none nabyo ushobora gukosora. Nimba narabwirwaga ngo ni igihugu gitemba amata n'ubuki, nkaza nkabona amata kuyabona ni ukwiyuha kuya, nk'uko nari i Bugande cyangwa wenda no kurushaho. Kandi nari ngo nzajya ku giti nyavome cyangwa se umugezi w'amata, nk'uko tuvoma amazi mvoma amata nywe. Ariko uyu munsi tuvugana nshobora kugaragaza ukuri ko igisobanuro cyo gutemba kw'amata
ku gihugu cy'u Rwanda aho kigeze. Ubwo ndi mu bantu bamaze kuryoherwa n'igihugu, kubaho kw'igihugu urwego kiriho, ariko no ku gisobanuro cyo kukibamo kwanjye. Ni ibyo ngibyo nabasobanuye kuri ako kantu. Ati nibyo nabatsobanuye kuri ako kantu. Mwagarutse cyangwa se mwavuye mu buhunzi wageze mu gihugu ufite imyaka ingahe? Buriya sinajyaga mu myaka mu rugo rwenda na kabiri njya mu gisirikare ubwa mbere nkirukanwa kuko nayo ntarakwiza imyaka, nayo mfite imyaka 12. Burya wajya no mu gisirikare se? Buriya se hari utarakijyamo, nawe wasanga warakigiyemo, kuko kwirindira umutekano birirwa basobanura niyo spirit y'umuntu kwiyumvamo ubushobozi bwo guhagarara na runaka ufite imbunda nyambunda irasa, nawe ukaba ufite imbunda yawe ya support yo kumushyigikira n'ibindi. Nge nakigiyemo rimwe baratwirukana kubera imyaka, twihandi mahirwe tujyayo ndetse tugerana kure, n'ubundi turatahurwa, yewe habamo tekinike zo kubeshya imyaka, ariko bakorebaga ku isura n'ikiganiro bagukoresheje ubwacyo bagatahura imyaka yawe. Twakundaga kucyita ngo ni igipindi cyo kutuganiriza, bakatwereka uburyo ki twebwe hari ibyo tuzakora bikomeye cyane birenze biriya, bakaduha icyizere, cyangwa se bakaba banakubwira bati genda mwebwe mufite umuyobozi wanyu uzaza kubategura, hari ubutumwa arimo, naza muzabona yaje azabafasha mugaruke. Ariko byose ari ukugira ngo badufashe gusubira mu miryango, subire mu rugo tube turetse, kuko nyine perezida wa repubulika wenda we akora icyo ngicyo yabonaga ko uyu munsi nzaba ndimo mfasha abantu mu myumvire psychologically, mu buryo bw'ibitekerezo, kuko iki kintu bita idini n'imyemerere burya nta handi gikorera mu bitekerezo by'abantu kuruta icyo twita Bibiliya. Bibiliya ni Bibiliya nyine, buri wese bibaye ari Bibiliya gusa buri wese yajya ayisoma akagenda, ariko iyo turi mu iteraniro tuba duhuza ibitekerezo by'abantu, ibibi tubikosora dukoresheje iyo Bibiliya, ibyiza ariko tunabizamura tubishyigikira. So rero uwambuzaga gukomeza inzira y'igisirikare avuga ati hari ibindi byinshi bibategereje, nkeka mu ihishurirwa rye n'ibi byari birimo nyine, ko uyu munsi nahagararira idini runaka nkarivugira cyangwa se nkaryigisha, ko nakwigisha abantu runaka, ariko hari n'ibindi nyine twakoze nyuma yuko, kuko kwikometinga gukora ntago byagarukira aho ngaho. Ko ndibuka inshuro ya kabiri n'ubundi bansubizayo, inshuro ya mbere twari twatorotse twinjira mu Rwanda, ndetse umwana umwe mugenzi wacu atwarwa n'amazi, ariko twabagezeyo n'ubundi baratushukashuka baratugarura. Ku nshuro ya kabiri rero twakoze dusa naho twifashishije i Buganda, ariko ubwo twari twayobye nyine, nabwo turagarurwa ho banatuzanye neza mu miryango. Ubwo nkoraho ibindi bikorwa byiza byo gushyigikira abagize amahirwe yo kugerayo, kuko twe niko twabyitaga, ko bagize amahirwe yo kujya gusohoza ikiri ku mutima wabo, kwitangira igihugu, kubohora igihugu. Twumvaga ari ishema ryacu, tukavuga tutabagize amahirwe reka tubashyigikire. Aho ni ukuvuga ngo muri ubwo buzima umuntu yabaga afite inka ze, nimba mufite inka 100 mu rugo, ntago zose zabaga ari za muzehe, habaga harimo izo muzehe yaduhaye nk'abana be, ukaba uzi ko inka yawe irabyara izivukaho zose ari izawe. Hakaba hari inka wowe wangabiye nk'inshuti, nayo ikajya muri za zindi. So rero twasubiragayo kubera rya shyaka, ukavuga hari igihe watangaga n'inka ngo igurishwe ijye gushyigikira abari mu kazi, we n'umusaza mu bushishozi akaba yakwanga akakubangamira ukanababara. Hariya rero twe twari turi hafi n'umupaka n'u Rwanda, rwose si igitangaza hano muri uru Gashenyi, urumva twarambukaga umuvumba tukaza mu Rwanda. Mwari muzi koga? Hari n'imirimo koga, burya abanyenka batazi koga ko ari bakeya. Urumva hari ukogera ku murizo w'inka, hari ukoga bisanzwe, twabaga tubizi, kandi twitorezaga kwiga koga ahantu harehare. Kiriya gice kigira amariba agikuzimu cyane kurusha ubutambike, kuko ni amasoko
menshi. So rero urumva natangiye gukora imirimo isanzwe yo gusapotinga, gushyigikira abagiye kugira ngo ibi bintu bitamvamo. Noneho nkagira kandi karusho ko kuvuga nti ningaragara ko natanze cyane bazampa amahirwe nanjye yo kugira gute yo kujyayo ngiye gutanga support mu buryo noneho bw'intambara rusange. Hari ibyampiriye rero ndabikora bikora neza, hari n'ibitarampiriye njya mu bindi. Ariko nuko nguko naje ndi muto nsubizwayo, ngaruka ndi muto nsubizwayo, nza kuza igihe gikwiriye ntura mu gihugu cy'u Rwanda nkora imirimo itandukanye nk'abandi banyarwanda, haba kwibeshaho no gushyigikira abantu. Kugeza amagingo ya niki cyakunejeje cyase niki usigaye ubona ukabona byibura uko biri ubuzima hari ikintu bwahindutseho ndetse bwamaje no gufata intego? Buriya nshobora kuvuga icyo naye narabuze nkakibona cyonyine kigaba gikubiyemo ibindi bintu byose. Nimba ahantu narindi kunyita ikiraro hari ikosa cyangwa se ikintu kibi cyagaragaraga ko umugande yica umunyarwanda, sibyo? Akiruka akajya kuri polisi akavuga ngo cya kiraro ndakishe, muze kureba ukuntu mu bizinzika cyangwa se mu gikemura. Uwo akabahawe uburenganzira bwo kubaho kandi abujije undi kubaho akagenda. Uwo muraro rero cyangwa icyo kiraro we icyaha kibaho yabikoze nk'icyaha cyangwa se nk'impanuka yishe wa mugande. Ntago byarangiriraga kuri we, n'umuryango wose warakurikiranwaga mukaba mwafunga. Urumva nakarengane kakorerwaga aba bantu. Aho hantu rero bikorwa kubera iki? Wano ko nta murongo w'ubuyobozi uhari, ko nta mutekano uhari nyirizina, kuko ababishinzwe kubikora ntibari bakabikoze. Urumva yuko byari no mu gihe cya mbere cya Museveni ataragira uburyo byubaka rwose kuyobora amoko atandukanye mu Rwanda. Iteka njya mvuga ngo tugira amahirwe kugira ururimi rumwe, n'ubukungu twagombye no gucuruza mu bindi bihugu. Rwose n'ubukungu pe twabyaza umusaruro. Aho rero waruvuze uti icyashimishije niki? Uyu munsi nshobora kwirata. Nshobora kwirata ibyo bintu bibiri nsa naho narenguriyemo umurongo mwiza w'ubuyobozi. Kugira ubaza ikibazo hari ushinzwe kugusubiza, atanagusubiza akabibazwa impamvu atagushubije. Icyo cyanye muri ibintu byinshi mu mutima wanjye. Yewe byanzamuriye n'urukundo noneho rwo gukunda abantu, kuko haraho nari nigeze ku rwego rwo kwanga abantu, havuga ikiremwa muntu kuki ari cyo kibi kurusha igikoko. Ariko mu Rwanda icyo kibazo nyakubahwa Perezida wa Repubulika niwe mvuga kuko niwe utanga umuyoboro umurongo ubuyobozi bukoreraho, asa n'uwagihanaguye umutwe wanjye. Ubu mbona abantu kumva ndi umuntu n'undi ndi umuntu, turishimanye. Kubera iki? Kubera ko hari umurongo. Nimba tuvugana kuri kamera gutya ntago ufite uburenganzira bwo guhuka ngo uzunyake kamera ku mikoro kuko ari yawe. Turabigana ko uraba wishe itegeko, uraba uviyoye, hari itegeko uri uviyoye. Kuba rero hari umuntu uri bubikubaze ndabyenjoyinga njyewe, uranezerwa ku rwego rwo hejuru. Nkavuga unanabikoze ku ngufu mu kanya hari uwabikubaza, sibyo? Ushobora kundusha imbaraga ukayinyaka cyangwa se ariko kumusore cyane ukibuka ukibuka ko hari uri bubikubaze. Akandi rero nako navuzeho n'ubundi ku mutekano. Umutekano w'u Rwanda ni ikintu ushobora kuvuga ngo twebwe nk'abarokore turirimba ko tuzakibona mu ijuru, ariko nshima Imana ko natangiye kukibona mu isi. Nuno munsi tuvugana Museveni urimo kuvuga ibintu byinshi byiza yakoze, ntago aragera ku Rwanda. Hari iki kibura we nashobora kuvuga yuko giterwa n'amoko atandukanye. Umuganda arajya mu batoro bakamwibona ko ari ubundi bwoko, bakaba bamuhutaza. Umunyarwanda yajya mu banyankore akaba yahutwazwa. Nawe yakoze byinshi pe, n'uwo mutekano yarawukoreye. Ngira ngo ni nayo mpamvu bajya ubona ko abagande bavuga cyane, ariko babona ni ibisanzwe. Ariko ku Rwanda kiri impact, kiri ku rundi rwego cyane. Ni enjoyinga rero ibyo bintu bibiri kurusha ibindi byose rwose. Yego. Okay, ubwo abantu bo barabyumva. Ni nako ndi kugenda nshaka kugana ku musozo wa part yanjye ya kabiri, ariko ntarayiganaho neza. Nibaze ngo ese ukigera mu Rwanda
wazanye na famiye yawe yose cyangwa waje wenyine? twaje mu byiciro, nagiye nkubwira ko naje mu Rwanda mu byiciro bitatu. Yego, warambwiye bibiri. Icya kabiri nacyo nashubijweyo. Urumva rero warambwiye bibiri wowe. Navuze naje igihe cya mbere subizwayo, nzi igihe cya kabiri. Wenda igihe cya kabiri impamvu kitagaragaye cyane nuko nari naciye mu nzira zitari zo, ariko waciye mu kayira k'ubusamo. nyirizina kuza mu Rwanda kwanjye byari famiye. Naje na famiye yose nk'abanyarwanda batashye igihugu cyabohojwe. Indi mirimo nyikomerezaho ngeze mu gihugu. Twaje nk'umuryango rero, bisi, imigugu, abafite utumatora, safuriya, ukinjiramo ukavuga uti abagande bati bayi bayi abararo, kuko babivugaga neza, kuko hehe n'uburaro. Urumva twari tugiye kuba abantu. Yego. Tugahabwa agaciro kacu, ndetse twaragahawe uburyo twakirwaga, turirimbirwa, banejejwe no kujya kutwereka aho tuba. Wahita gutangira kubona impinduka ko watangiye kuba umuntu. Ukavuga umuntu, kubona umusirikare Bugande wakizwaga n'amaguru ataranavuga, ariko utanakijwe n'ayo maguru koko wararenarenganaga nyine. Ntago byari ukubatinya gusa, harimo n'ibikorwa byabo bitari byiza. Ariko ugeze aha, ahubwo ngo akaba ari ukwakira. Ukabona nimba ari amasaha akuze, ararwana no kwiyambura umwambaro we umufubitse kugira ngo awufubike wowe. Ukabona arahirimbana yuko hari mu bihe by'imvura dutaha. Urabona u Rwanda season yo mu kwa kane ibifite imvura ishyira no mu kwa gatanu, hari hakiri imiborogo myinshi. Urumva bari batarashobora kwegeranya imibiri y'abantu yose y'abapfuye bazize genocide. Twabiciyemo rero ukabireba nyine n'amaso, ariko ukabona ukwakira arashakisha uburyo ki yakubuza nko kureba ibi bintu, nyine kukwihutana kukugeza aho wabona ubutabazi, ibiryo abakibifite, kuko burya abahunga n'abahunguka baba bafite impamba. Iyo badatinze mu rugendo burya bayigera nayo, keretse iyo batinze mu rugendo nibwo bayimarira mu nzira. Bakamenya badafite utuntu, bakiruka bakigomwa ku igeno ryabo bakabahereza. Urumva aba bantu ni abantu batahutse, bagombye kugira uburyo baba bariho. Ariko aho ugiye ntuhazi, urajya kubaririza hose yaje aturuka muri za 50, ubwaha amazina yarahindutse. Aho winjiriye naho so yaturutse cyangwa umuryango wanyu waturutse haratandukanye. Direction cyangwa icyerekezo cy'igihugu ntugifite. Bari abagabo bakoze akazi gakomeye cyane, karenze ako bari bagenewe gukora. Habayemo rero ubwitange ndengamuntu. Ndengamuntu. Ngara ku musozo n'iki washimira ubuyobozi bwacu by'umwihariko, ni n'iki wabwira abanyarwanda muri rusange? Ndatangira nicyo cyo gushimira, cyangwa se nanagisozanya, kuko gushima ko guhoraho. Gushima guhoraho, kuko uyu munsi mikoro nk'iyi ngiyi twabaga tuzi ko ifatwa na perezida cyangwa se n'umudepite cyangwa umuminisitiri, kubera yuko n'abayobozi uyu munsi twita ba meya b'uturere n'iki, wasangaga iyi mikoro batayifite, bafite cya kindi bahuhamo bakabanza cy'igikondo gutyo. Ariko uyu munsi mfite mikoro, ndavugana n'abanyarwanda n'isi yose, sibyo? Icyo nicyo gushimira, kandi ndagishimira abakoze ibyo ngibyo bayobowe na Perezida wa Repubulika. Nimba hari ikintu uyu munsi gikomeye ku isi uretse umutekano n'amahoro dufite, hiyongeraho icyo bita iterambere ryihuse rishingiye ku ikoranabuhanga. Nuko ahirimbanira kongera internet cyangwa se ikoranabuhanga rirambye ridacikagurika. Uko twatangiye uhamagara telefone umuntu umwe kugira ngo uhamagare uwundi bikagusaba kugura agakarita ngo wongeremo, kwitaba ari ukugura agakarita. Uyu munsi siko bimeze. Umunsi uragura 1000 ukagura ngo ibyo bita amasegonda ngo y'ukwezi. Iyo ni system yubakwa rero. Iyo ndayishimira Perezida wa Repubulika n'abamufasha kuyobora igihugu no gutekereza igihugu. Icyo ni ikishimwe.
kuri bagenzi banjye rero, ubwo iyo mvuze bagenzi banjye ntabwo ari abagabo cyangwa abapasiteri, ni abanyarwanda muri rusange nk'uko warumbajije. Ndabisabira nk'utuntu dutatu, noneho nanabashimire, kuko umukuru w'igihugu ejo bundi yarabashimiye mu gusoza umwaka avuga ati nta kintu cyiza kiryoshye nko kuyobora abanyarwanda. Urumva hari aho umutima we nawe warumvishije utuze. Abanyarwanda rero ni abana beza bahuriye ku muco umwe, bahuriye ku gihugu kimwe, bahuriye ku rurimi rumwe, bahuriye ku ndangagaciro zimwe. Nabasaba ko banyihanganire ko bajya mu bitugu bya perezida wano, babonye agashimwe yuko abemera ko bari mu bantu batamugora mu kubayobora, sibyo? Icyo ngicyo babanze bacenjoyinga ishimwe ry'umukuru w'igihugu, ariko ibyo byishimo babivomemo izindi ndangagaciro zikomeye ziramplasa cyangwa se zishyigikira, zishyiramo imbaraga izo twari dusangamo, aho kugira ngo tuzitakaze. Twongere indangagaciro zo kuganduka, zo kumvira, ariko se zo kurinda ibyo twagezeho, kuko nabyo yarabidusabye. So rero abanyarwanda muri rusange mwishimire ubwiza bw'igihugu, ubwiza bw'ubuyobozi turiho, ubwiza bw'umutekano. Ngira ngo ejo bundi hari abantu twaganiraga kwa kundi ibiganiro biba biri mu bagabo n'iki, mvuga nti uyu mwaka ushize winjira muri uyu nibwo nasobanuye cyangwa se nabonye definisiyo y'ikintu bita kugira umutekano. Yego, sibyo? Naje gusanga iyo umuntu afite umutekano ashobora no kugira n'ubwenge bwo gukora irindazi atarabizi, akarirya akabaho, kuko ahari bubone ifarini ntawe uyimena kuko amusuzuguye, cyangwa ngo ayimene kuko amuharasinga badahuje ikintu runaka. Agafarini uko ukaguze, uko ukayoboye, uko ugakoresheje, n'icyo ugambiriye kugakoreramo ubikoreramo ku kintu bita umutekano. Nasobanukiye rero ko umutekano ari ubukungu, nibwo bukire bwa mbere, kuko bifasha abantu gukira cyangwa se bikiza abakennye. Definisiyo y'umutekano nabonye ko ari bwo bukungu buhenze ku rwego rw'isi, kuko igihugu gifite umutekano, gifite amahoro, iterambere ririhuta. Nta bisasu biritura ama etaje, na ibikorwa remezo ntibyangizwa. So rero nicyo nasaba abanyarwanda ko bagira imyumvire yo guhagarara ku ijambo umukuru w'igihugu yababwiye, bakomeza iyo commitment yo kuba umwe, kunga ubumwe no gufashanya ku waba ashatse kujya mu ntege nke, nka bamwe wahoze mbaza bajya hanze y'igihugu bakajya kuvuga ubusa. Urakoze. Kangushimire. Reka amashimwe mwari mudukurikiranye ku kiganiro cyacu. Iyi ni episode ya kabiri gake gake nambaganiriza kugeza ubwo tuzaza tukagera ku rushako, twibaza ngo ese washatse ute, byaje kugenda gute kugera no ku rubyaro. Hari abantu baba bazi umuntu bakumva gusa ko yaravuye muri buriya buzima, ntibumve ko ubundi umuntu amaje kugeramo. Bizagenda biba byiza cyane ko tubana kuri episode wejya utera agatebe ndetse unabe hafi, ndetse unadutera inga mu bitugu, kandi subscribe, like, share na comment, ndetse unagasharinge bagenzi bawe muri rusange. Yego. Pastor, katubashimire. Murakoze cyane.